Hari ibintu mu buzima abantu bamwe bashobora abandi ntibabishobore. Rero ngo umugabo yajyaga amubaza impano ari bumugurire akumva ahari aramuvunnye. Njyewe ibya Saint Valentin uretse kubyumva babivuga ntago mba numva binshishikaje. Ariko hari ukuntu umugore wanjye yajyaga abivuga nkumva aravuze ngo Saint Valentin, nkumva arazanye nk'icyo kiganiro nkumva sinshaka no kucyumva. Ariko mwakoze kubiganiraho ko nahise nkanguka numva ko nubwo ndi mu rugo hari ibintu biba bikenewe mu rukundo. Muraho neza ndabasuje mwese uyu munsi kandi mbahaye ikaze nanone hano kuri Frabane Official TV. Uyu munsi rero tugiye kuganira, murabona nagerageje kwambara amabara y'abantu bakundana nzi ko muri ukwezi kwa kabiri abenshi aya mabara ari amabara bubaha, umutuku, umukara, ariko nanjye mu busanzwe nkunda ibara ritukura ndarikunda. Ubwo abantu bazi byinshi ku ibara ry'umutuku bazabituganira nabyo tubimenye. Hari abantu dukunda amabara runaka ariko nta byinshi tuyaziho, ariko mu bisanzwe umutuku ndawukunda. Ubwo rero abakunda ibara ry'umutuku namwe ndabasuhuje, abakunda ibara ry'umukara ndabasuhuje. Nzi ko akenshi mu kwezi kwa kabiri ari cyane cyane ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri abenshi mu mabara bakunze kwambara, cyangwa se akenshi niyo tunyura mu mujyi cyangwa se aho dutambuka mu miteguro dusanga amabara y'umutuku abacicikana, kandi amabara y'umutuku buriya agaragara neza. Buri umutuku ni mwiza, kuba gukunda ni mwiza bitewe n'impamvu zitandukanye. Uyu munsi rero nagerageje kwambara ibara ry'abantu bari mu rukundo kandi nanjye ndabakunda, mukomeze mugubwe neza. Impamvu mvuze rero ngo y'abantu bari mu rukundo ni uko nje gusoma message z'abantu bagiye banyandikira ibyababayeho kuri Saint Valentin cyangwa se ibyababayeho mu gutungura abakunzi babo. Rero hamwe no kuganira ibyo abantu bakeneye mu rukundo kugira ngo bumve bakunzwe, ndashimira abagabo n'abagore bankurikira kandi bakagerageza gushyira bimwe mu bikorwa. Hari abanyandikira bambwira ati hari ibyo uvuga nyine tukagira ngo uri kwivugira, ariko hari ibyo tugerageza tukabona bya bintu n'ibyo tukabona bya bintu koko birakora. Ubwo rero nje kubasomera message nkeya za bakeya babashije kunyandikira bakampa ubuhamya bw'ibyabayeho kuri Saint Valentin. Gusa yenda ntabwo ndi busome byose. Hari umudamu umwe yanyandikiye arambwira ngo we akunda impano ariko umugabo we ibintu by'impano rwose n'umugore n'umuvune. None ikintu cyansekeje yambwiye ko hari ukuntu yajyaga yumva abona umugabo atamuha impano rimwe na rimwe akazimwisabira akamwibutsa. Noneho ikindi gihe umugabo ngo yajya kumugurira impano akamubaza ati ese nkugurira iki, ufite anniversaire wenda n'urugero, niki ushaka ngo nyigugurire. Umugore rero akabwira umugabo ati ariko se wowe urambaza icyo nkunda, genda ugura icyo ushaka nawe wibwirize ubashe kumenya nyine icyo nkunda. Hari igihe rero tuvunana mu rukundo iyo tutaramenya ibyo dukunda cyangwa se uko duteye. Urumva uwo mugore yavunaga umugabo akamubwira ati ni gute uri bungurire impano ukambaza, kuki njyewe iyo ngiye kukugurira nimba ari inkweto, nimba ari ipantaro, nimba ari ishati cyangwa se impano ndi buguhe, kubera iki ngiye ntakubaza kandi nayiguha ukishima cyangwa se ukayishima, kuki ngiye wumbaza. Mu by'ukuri yakumva aramubihirije kuba amusabye impano. Hari abantu rero buriya bakunda gutungurwa, hari n'abatabikunda. Rero hari igihe ushaka kubana n'umuntu wowe ukunda gutungurana cyangwa se gukora ama surprise, ariko kuza ngo mubara ntabikozwa cyangwa se ntago abizi cyangwa ntanabyishoboreye, kuko buriya hari ibintu mu buzima abantu bamwe bashobora abandi ntibabishobore. Rero ngo umugabo yajyaga amubaza impano ari bumugurire akumva ahari aramuvunnye, akumva kubera ko we yibwiriza icyo umugabo ashaka cyangwa se kumenya gift yenda yaho umugabo akanezerwa, kubera ko buriya ukunda impano no kuzitanga birakorohera, akagira ngo n'umugabo we bizamera gutyo. Noneho rero kuri Saint Valentin baraganiriye, noneho umugabo we abasha kugura impano amutunguye, noneho atamubajije. Arambwira ati nimba ari ikintu cyandyoheye ni ukubona umugabo noneho angurira ikintu kikanshimisha kandi noneho atambajije. Ati ubundi yajyaga mbaza icyo ari bungurire kugeza ubwo numvaga ngewe bimbangamiye, ariko noneho
yarabishoboye abasha kungurira impano kandi imbera nziza irananshimisha, atambajije icyo gihe numva bimbereye byiza. Rero mu rukundo buriya uko abantu bagenda babana bagenda basobanukirwa ibintu bimwe na bimwe cyangwa se bakagenda batahura ibintu bimwe na bimwe batari bazi kandi byabihishe nyamara ari ibintu byiza biri muri bo cyangwa se biri hafi yabo. Undi aranyandikira arambwira ati ikintu cyambayeho ku munsi wa Saint Valentin, umukunzi wanjye yarambwiye ngo tugende ahantu, turagenda, kumbe yari agiye kungurira impano. Arambwira ati rero wowe ujya ungurira impano, uyu munsi nanjye ndashaka kugugurira impano, ariko turajyana kugira ngo ntagura umwenda utagukwiriye, tugende wigere. Noneho ngo baragenda, amugurira impano kandi iramunyura. Ubu ni uburyo bwe yakoresheje. Rero ushaka, hari abagabo bavuga ati, hari abagabo banga gutsindwa, akanga gutsindwa cyangwa se akanga gufeiringa, niko sinzi uburyo ndi bubivuge, mbese akanga kudakora ikintu kinoze. Urumva umugabo niba atamenyereye kugura impano kandi akavuga ati uyu munsi umugore wanjye ngomba kumugurira impano, rero wenda ndi bumugurire umwambaro, kugira ngo ntagura umwambaro utamukwiriye, nkaba nagura umwambaro ukaba munini cyangwa mutoya, ngewe ndamujyana yigire kugira ngo ntazane ibitamukwiriye. Buriya hari umugabo uvuga uti ngewe aho kugira ngo ngende ngura ikintu ntigikwira umuntu, umugabo mushaka kuba mubana mu nzu akaba wenda nyine muranamenyeranye, ibiro ufite arabizi cyangwa se taye yawe arayizi, ariko buriya hari ibintu abagabo badakunda, abenshi hari ibintu abagabo benshi bibavuna kujya muri detaye, kujya kumenya ngo yenda cyangwa se no kwitegereza ngo arebe ikanzu cyangwa arebe ijipo cyangwa arebe ipantaro cyangwa ikote riri bugukwire. Hari igihe abagabo benshi bavuna. Buri wese yaramworohereje aramubwira ati rero tugende wigere kugira ngo ntaza gutsindwa cyangwa se ntaza kuzana impano nashyushye ngasanga nzanye ikintu kitari bugukwire. Ati rero tujyane ahantu mu mujyi, tujyane mu mujyi, hanyuma twinjire muri shop imwe, wigere icyo ushaka, amenye ko mbese mbe ndi siri ko nguze ikintu kiri bugushimishe kandi ko nguze ikintu kiri bugukwire. We ubwo nibwo buryo bwe yari afite bwo gukora, bwo kugaragariza umukunzi we urukundo. Ahangaha uyu mugore ndiba namushimira bitewe nuko akenshi hari igihe umugabo ashaka kubwira gutyo ati tugende, ndashaka kugurira iki ngiki ariko ndashaka ko tujyana ukakigurira. Rero hari igihe ushobora kuba wenda wanavuna n'umugabo wawe ukamuvuga uti ngiye kuki nzana ikigukwiriye, kuki wowe utagenda ngo uzane ikinkwiriye. Rero bari kuduha ubuhamya bwabo cyangwa se story zabo, namwe turabashimiye. Buriya ni byiza, hari umugabo wabwira umugore ati tugende wigere kugira ngo ntazana umwenda utakubereye cyangwa utagukwiriye, ukaba wanamuvuna, ariko nimba ari bwo buryo afite bwo kukwereka mu rukundo, ugomba kumufasha. Ntacyo bitwaye kuba mwagenda ukigera, hanyuma akishyura ikintu azi ngo wagikunze kandi wakishimiye. Nabwo ni uburyo buryoshye, ni byiza rero ko tworoherana mu rukundo. Hari igihe rero ushobora gutungura umukunzi wawe ukaba wamugurira ikintu wagira amahirwe ugasanga kiramukwira, cyangwa wagira ibyawe ugasanga ntikimukwira. Kandi impano ntabwo ari imyambaro gusa, ntabwo ari impano ni nyinshi. Impano ni nyinshi, ushobora guha impano umuntu zitandukanye. Impano ni nyinshi. Ubwo ngubwo namwe muraduha urugero, mutubwire impano mwahanye muri uku kwezi, mutubwire impano mwahanye kuri Saint Valentin, ku bizihiza Saint Valentin cyangwa se ku bagize ibihe byiza byo guhana impano, kubera ko mu kugaragarizanya urukundo akenshi abantu bakunze gukoresha impano mu gutangana impano cyangwa se guhana indabo. Rero ni byiza ko abantu babana babasha gukanguka bakamenya uburyo bagenzi babo bakunda ko cyangwa bishimira kugaragarizwamo urukundo. Undi mugabo yaratwandikiye aratubwira ngo hari igihe mwavuze ko imirimo cyangwa gufashanya mu bikorwa mu rugo ari byiza. Ngewe icyo nakoze, nsigaye namenye ko umugore wanjye yishima iyo hari umurimo namufashije. Muri weekend narabyutse, weekend ishize nari mfite umwanya wo kuba ndi mu rugo. Uwo munsi mubwira ko ari ngewe uri bumufashe gutegura breakfast. Mu by'ukuri ubundi nkiri umusore najyaga nitekera rimwe na rimwe, ariko kuva twabana ni ubwa mbere nari ngiye mu gikoni turi kumwe. Byaramushimishije. Ubu nafashe gahunda ko mu mwanya muto wanjye, igihe mpari, nzajya mufasha guteka. Urakoze cyane.
rero hari ibintu tugenda twiga buriya umunsi ku munsi nyamara bitagize n'ikintu binatwaye. Uyu mugabo yaratubwiye mu kwereka urukundo umugore we yamufashije gutegura breakfast, gutegura ifunguro rya mu gitondo. Rero uyu we n'iki yakoze kandi yabonye ko cyashimishije umugore we. Buriya hari ibintu bimwe na bimwe tudaha agaciro nyamara bifite agaciro. Uyu mugabo rero turamushimira ubashije gukanguka akamenya ko mu binezeza umugore we no gufatanya mu bikorwa byo mu rugo ari byiza. Nimba ufite umugore ukunda guteka cyangwa se ukunda igikoni, ukunda imirimo yo mu gikoni, rimwe na rimwe waba uhari mugafatanya gutegura amafunguro, yaba ifunguro rya mu gitondo, rishobora kuba ifunguro rya saa sita, rishobora kuba irya nimugoroba bitewe n'umwanya ufite. Uyu nguyu yaratubwira rero mu bintu yungutse mu rukundo, yungutse no gufatanya n'umugore we imirimo imwe n'imwe. Aduhaye urugero, uyu nguyu we yabashije kumufasha gutegura breakfast kandi abona ni byiza. Bategura ifunguro ryabo rya mu gitondo bari kumwe n'umugore, baganira, baseka, bizamura urukundo cyangwa se bizamura n'amarangamutima y'umugore we. Nawe turamushimiye, Imana imuhe umugisha. Rero nawe ushobora kuba hari ibintu utajya guha agaciro mu rukundo nyamara wabishobora. Gutegura amafunguro ya mu gitondo ntekereza ko ari ibintu bidasaba n'umwanya munini cyane, bidasaba iminota myinshi, bidasaba ubwenge bwinshi cyane. Hari igihe rero ushobora kuba ukora akazi kagusaba ubwenge bwinshi cyane cyangwa se gatuma ukoresha ubwonko cyane. Ni byiza ko no mu buryo bwo kuruhuka ushobora no kuruhuka kandi uri gukora akandi karimo koroheje mu rugo. Ni byiza rero ngo nubwo tugeze mu gihe kitatwemerera kubona akanya runaka, ariko muri wa mwanya mutoya ufite ugerageze uwukoreshemo ibintu byiza bishobora kuzamura urukundo rw'uwo mubana cyangwa se urukundo rw'umukunzi wawe. Hari undi wanditse ngo ni umugabo yashatse gukorera surprise umudamu we, akoresha keke yandikaho n'amagambo meza, agerageza ibishoboka byose ngo ayihishe, birangira umugore we ayivumbuye, ayitahuye, ariko umugore nawe amaze kubibona amuhisha ko yabibonye. Urumva hari abagabo baba batamenyereye gukora amasurprise. Urumva nawe yari yagerageje gukora nk'ibyo umugore ajya akora, avuga ati reka ndamukoreshereza keke uyu munsi, mwandikiraho amagambo meza ariko ngerageze nyihishe. Uyu rero yagereze kuyihisha, ariko ahantu ayishyize birangira umugore ayibonye, umugore nawe arijijisha amera nk'utayibonye. Surprise irangiye rero umugore we yamuvuyemo aramubwira ati burya nta kintu wakora ngo ndeke kukimenya, nta surprise wakora ngo ubishobore. Ati narababaye cyane kubera ko yari yabivumbuye, ngewe nzi ngo ndamutunguye, ariko nawe amukorera akantu keza ko kwijijisha. Hari igihe umuntu agutegurira surprise nyine kugira ngo utamucire cyangwa kugira ngo utamubangamira cyangwa kugira ngo udatuma yumva acitse intege, ukijijisha nyine. Surprise yamara kuba ukamubwira uti nyine buriya byagenze gutya. Iwe rero yakoresheje keke, arangije umugore arayibona abimubwira birangiye, ariko uyu mugore nawe ndamushimira, yarakoze ntiyamuciye intege. Buriya hari igihe ushaka gukora ikintu cyafeye ngo ugahita ucika intege cyangwa kitagenda nk'uko wabiteguye ugacika intege, ariko buriya nta gucika intege mu rukundo, nta gucika intege mu rukundo. Buriya ubutaha umugabo nawe azamenya guhisha. Buriya hari igihe abagore tuzi guhisha cyane, hari igihe umugore ashobora gukora surprise umugabo akaba atabimenya, ariko umugabo yajya gukora ikintu kubera ko abagore sinzi amaso dufite cyangwa amatwi dufite, hari ukuntu twumva cyane cyangwa tukareba cyane ku tuntu tw'udutayi. Buriya abagore ntago details zikunda kutwihisha. Ubwo rero aho yahishe sinzi ari hehe, ariko ni byiza kubyiga. Urumva nk'uyu mugabo ibintu by'amasurprise ntiyarabimenyereye, ibintu byo gutungurana ntiyarabimenyereye, ariko arumva arimo arabyiga, yaragerageje kubyiga. Nubwo bwa mbere bamufashe bakabibona, ariko wenda ubutaha asongera agerageze bikunde. Gutungurana rero nabyo hari igihe biba byiza, hari igihe ukorera umuntu icyiza umutunguye nabyo ari byiza. Kimwe n'uko abantu badakunda ibintu byo gutungurana, avuga ati nta mpamvu yo gutungura umuntu, ngende bumuteguze. Nabyo ni byiza, nabyo bishobora kunyura mu gihe bikozwe mu rukundo. Buriya ibintu byose bikozwe mu rukundo biba byiza. Rero mu rukundo ushobora gutungura umuntu wawe cyangwa se ukamuteguza, nabyo birashoboka. Rero abantu babana bagenda bakorerana ibintu byiza kandi byinshi. Umuntu ashobora kuba yakoresha uburyo uyu munsi, ejo agakoresha ubundi buryo, ukagenda uhindura. Buriya ni byiza, kandi abantu twese ntabwo dushoboye ibintu bimwe. Umukunzi wawe rero icyo ashoboye ni icyo ngicyo. Ashobora kuba ashoboye guhisha ikintu ukagitahura, ariko buriya ntako atagize. Ni byiza ngo mu rukundo ikintu umuntu mubana gukoreye mu rukundo ugiha agaciro. Iyo ugihaye agaciro rero bimutera courage yo kongera gukora n'ikindi ejo cyangwa ejo bundi. Ni byiza rero ngo twe gucika intege mu rukundo,
mu rukundo ni byiza ngo duterane imbaraga, mugenzi wawe nimba ukoze ikintu cyiza umushimire kandi umwereke icyiza yakoze ugihaye agaciro, buriya bizatuma n'ejo akora n'ikindi, bizatuma akora n'ikindi. Buriya gushimira umuntu mu cyiza yagukoreye cyangwa se gushimira icyiza umukunzi yagukoreye ni byiza kandi bitera umwete cyangwa se bigatera kuraje kongera gukora ibyiza. Tuzabiganiraho mu minsi iri imbere ku kintu cyitwa gushima cyangwa se gushimira mu rukundo. Buriya gushimira hari icyiza byongera kandi hari icyiza bitanga. Ni byiza rero ngo umuntu nimba agukoreye ikintu cyiza umushimire. Ni byiza ko mubana nimba agukoreye ikintu cyiza umushimira cyangwa se agukoreye ikintu gishobora kukunezeza cyangwa se hari undi wanditse aravuga ngo ati ngewe ibya Saint Valentin uretse kubyumva babivuga ntago mba numva binshishikaje. Ariko hari ukuntu umugore wanjye yajyaga abivuga nkumva aravuze ngo Saint Valentin, nkumva arazanye nk'icyo kiganiro nkumva sinshaka no kucyumva, ariko mwakoze kubiganiraho ko nahise nkanguka numva ko nubwo ndi mu rugo hari ibintu biba bikenewe mu rukundo. Ubu ngubu nanjye nafashe gahunda ko ubutaha nzajya mutanga kwizihiza iminsi mikuru kuko we arabikunda cyane. Najyaga numva ndi mu kazi ntacyo mu rugo babuze nkumva bihagije, ariko ibyo kwita ku rukundo nabonaga ari umugore wanjye ubyitaho. Rimwe na rimwe nkabona ni n'ubutesi, nkabona ari kunzanaho ubutesi, ariko naje kumenya ko nabyo ari ngombwa. Urakoze cyane. Uyu we aravuga ngo bo yumvaga yubahirije inshingano ze, nimba ari uguhaha yahashye, nimba ari gukora amafaranga, nimba ari gutekereza imishinga ikomeye y'abagabo, nimba ari kubaka inzu, nimba ari kugura imodoka, nimba ari kugira gute. Hari ukuntu abagabo batekereza ibintu binini bikamutwara akabihugiramo, noneho bya bindi bitoya mu rugo bitoya bishobora kugaragaza urukundo akumva si ngombwa. Umugore yavuga ati uyu munsi ni fete runaka, ejo ni fete runaka, ngo akumva ni ubutesi, akumva umugore waramutetaho akumva ni ubutesi amuzanyeho, nyamara ntabwo ari ubutesi. Kandi niyo bwaba ubutesi, burya butesi nabwo hari aho buba bukenewe, hari aho bukenewe cyangwa se hari aho bukora. Rero hari igihe umuntu avuga ati ngiye mu rugo cyangwa se mu buzima bwanjye hari ibyo mpa agaciro, hari ibyo ntaha agaciro. Ni byiza rero ko abakundana cyangwa se ababana, abashakanye muri byinshi muha agaciro, na twa tundi dutoya dukomeza urukundo mukatwitaho. Ni byiza gukora, ugakora amafaranga menshi, ni byiza gukora ugatanga umusaruro mu rugo, ni byiza gukora ukagira ibyo witaho by'ingenzi kandi bigaragara, ariko no kwita kuri twa tuntu tuzamura amarangamutima ni byiza. Ni byiza guha umwanya urukundo. Bya bindi wita ubutesi, buriya ntabwo ari ubutesi, ahubwo ni ibintu bikenewe mu buzima. Buriya hari ukuntu ushaka kugenda ugahugira mu kazi, ushaka kugenda ugahugira mu bintu biremereye, ukazaza ugasanga nyine k'akazi uri gukora kugira ngo umuryango wawe ubeho neza, ariko nyamara wahindukira ugasanga wa muryango hari uruhande rumwe wa muryango wubangamiyemo, cyangwa se hari uruhande rumwe umuryango utanoze cyangwa utabaye mwiza nk'uko bikwiriye, kubera ko hari umwanya mutoya wimye umuryango wawe. Ni byiza rero uyu mugabo avuze ati ngewe nzi ko ibintu byo gukundana n'ibintu byo kwizihiza iminsi mikuru tunari nzi ko ari ubutesi, nari nzi ko ari ibintu by'abagore, ariko naje gukanguka nsanga ko nubwo nkora akazi kenshi, nubwo mba ndi mu nshingano zanjye, na twa tuntu dutoya dukomeza urukundo dukenewe mu buzima. Rero ni byiza ngo tugire ibintu bimwe duha umwanya, tugire n'ibindi duha umwanya. Buriya mu rukundo ibintu bikomeza urukundo ntabwo ari ibintu binini, ntabwo ari ibintu binini. Hari igihe uzasanga ari ibintu bito kuri wowe, nyamara ugasanga wa mugore wawe nimba akubwiye iki wowe ukagira ngo ni ubutesi. Ntabwo ari ubutesi, ahubwo ni ibintu biri ngombwa. Buriya umuntu nimba agizwe n'umwuka n'ubugingo, cyangwa se nimba umuntu agizwe n'umwuka n'amarangamutima ndetse akaba afite n'umubiri, umubiri ni byiza, amarangamutima ni meza. Buriya hari igihe umuntu yita ku bigaragara gusa, ntiyite ku muntu w'imbere, ntiyite ku marangamutima yabo mu rugo rwe. Abantu ushaka kubagaburira neza, ukabaha ibyo biryo, ukabaha umuceri n'izo nyama n'ibyo bishyimbo n'ibiki byose, nyamara bakeneye n'akanya ko kumwenyura, akanya ko guseka muri kumwe, nabyo biba byiza. Rero ni byiza ngo dufate imishinga ikomeye, dufate ibintu bituma wenda twinjiza cyangwa dutera imbere, ariko twite no ku marangamutima y'abagize umuryango.
Ni byiza rero duhugire mu kazi ariko igihe akazi tukarangije cyangwa tugasoje cyangwa igihe tugaparitse cyangwa tubaye tugahagaritseho gatoya, dufate n'umwanya wo kwita ku marangamutima y'abo mu miryango cyane cyane abagore n'abagabo. Ni byiza ngo nabyo rero tubihe agaciro, duhe agaciro amarangamutima yacu. Nawe utwandikire, ushaka kuduha nawe témoignage yakubayeho mu rukundo, ushaka kuduha témoignage yakubayeho mu gutangana impano cyangwa se mu gutungura umukunzi wawe, cyane cyane ko turi mu kwezi kwa kabiri, ukwezi k'urukundo cyangwa se ukwezi kw'abakundana. Nawe ushaka kuvuga uti nanjye hari ibintu ntajya nitaho, hari ibintu mba numva ari ubutesi, reka ngerageze mbikore cyangwa mbigerageze mbihe umwanya ndebe ko hari ikintu bikora cyangwa se hari akamaro bifite. Rero buriya ngo ntawe ubura ibyiza ahubwo arabibura, nta wanga ibyiza ahubwo arabibura. Rero hari igihe ushaka kuba utanze ibyiza ahubwo wabibuze. Rero ibintu byiza nta muntu byanga, rero gerageza urebe ikintu gikenewe ku marangamutima y'umugore wawe, gerageza urebe ikintu gikenewe ku marangamutima y'umugabo wawe. Ni byiza ko dukora ariko twibuke no kubigaragarizanya urukundo, ni byiza. Hari ikintu rero wenda umugore wawe yakubwira ukabona ni ubutesi, hari ikintu wenda umugabo yakubwiraga ukabona ni ubutesi, nyamara ntabwo ari ubutesi ahubwo ni ibintu bikenewe mu buzima bw'urukundo cyangwa se mu buzima bw'abakundana. Ushobora kuvuga uti nta mafaranga mfite yo kuba nasohoka, nibyo ushobora kudasohoka ariko ukaba wicaye mu rugo, ukaba wategura ameza neza, ukaba wategura ugasangira nabo mu rugo rwawe ibyiza bihari ibyo mwabashije kubona, mukagubwa neza mukishima. Rero ibintu bikomeza urukundo cyangwa se ibintu ushaka kuzamura amarangamutima abagize umuryango, akenshi uzasanga atari ibintu binini, atari n'ibintu bihambaye cyane, gusa akanya gatoya wabihaye ugasanga hari icyo bimaze mu muryango. Abana batwandikiye rero, ubwo nawe ushaka kutwandikira, ese kuri Saint Valentin mwebwe iwanyu byari byifashe gute? Ese hari impano wabonye? Ese hari iyo watanze cyangwa wumva ntacyo bikubwiye ari ibintu biri aho? Nabyo bibaho. Hari abantu batamenya ko Saint Valentin yabaye, akabona ibintu bicicikana hirya no hino, akabona ku masitati y'abantu cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ukabonaho indabo zitandukanye, ukabonaho impano zitandukanye, ukumva ni ibintu utakureba. Cyangwa se ukumva umugore wawe nimba waramurambagije ukamuha impano mu kurambagiza mu gihe cyanyu cyo kurambagizanya, cyangwa se mu gihe utaramugira umugore ukumva warashoboraga kuba wamuha umwanya cyangwa se wamuha impano, mwagera mu rugo ugahita urambika hasi by'urukundo. Ni byiza ngo byongere bikanguke. Ni byiza nimba ari ikintu wakoraga umugore wawe ukabona yishimye, ugihagarika ongera ugikore. Nimba ari ikintu wakoraga umugabo ukabona arishimye cyangwa aranezerewe, ugihagarika rero ongera ugikore. Rero gukomeza urukundo ni inshingano zacu twese, gukomeza urukundo ni inshingano zawe mugore, ni gukomeza urukundo ni inshingano zawe mugabo. Murakoze cyane, urukundo rwanyu mukomeze murusigasire. Buriya urukundo rurabagarirwa, njye numva rurahingirwa na kwari bajyaga bakoresha, ngira ngo n'ubu barikoresha abasore n'abakobwa. Imitipe yaba agiye gutiritana kuko ati kanaka agiye guhinga, kanaka ari guhinga kwa runaka. Rero no mu rugo abagore n'abagabo mwongere muhingire urukundo rwanyu, mwongere mubagare, mwongere murebe ibindi birungo mwakongera mu rukundo, ubuzima bukomeze kandi muguwe neza. Buriya urukundo ruhari, umukunzi yakugaragarije urukundo, n'akazi ukora ubasha kugakora neza, ukirirwa neza, ufite morale, ufite umutima ukeye, ugakora neza, n'ubwenge bugakora, n'ubwonko bugakora neza, akazi kawe ukagakora neza, ukagira akazi kanoze bitewe n'uko hari urukundo rukugose, hari urukundo rukuri iruhande rw'umukunzi wawe. Ni byiza rero dukomeze kugaragarizanya urukundo, kandi urukundo rukomeze rubeho kandi rurambe. Murakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha, mukomeze kugubwa neza, abakundana mwese ndabatahije aho muri, mukomeze kugubwa neza mu rukundo. Imana ibahe umugisha, umunsi mwiza.